Baye ikaze mwese bene data abakunzi bacu tudaherutse kuganira ku ijambo ry'umunsi, mwese ndambuye ikiganza mbasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho muri hose bene data n'ukuri mbashuzanyije urukundo n'urukumbuzi kandi n'umunezero, shima Imana cyane ko nongeye kuboneka hano kuri Pure Gold TV y'abakristo kugira ngo dufatanye ijambo ry'uyu munsi wa none, uyu munsi wo kuwa gatanu itariki ya 17 z'ukwa 10 2025, bamenyesha ko ari jye Jose Irumva muri kumwe. Nibyo kuko hashize iminsi, ariko aho narindi hose mu byo nakoragaho byose nabibukaga mu masengesho, mwumva ko turi kumwe mu buryo bw'umwuka, kandi n'abandi bagiye banyandikira bambaza ati umeze ute, byagenze gute, nabo twaravuganaga ati turagusengera. Abana b'Imana aho turi hose tuba turi umwe dusabirana mu byo duhura nabyo byose, naho ntabonekaga ariko narabazirikanaga. Nta bantu banjye, inshuti zanjye duhurira hano kuri Pure Gold TV, ntabwo duherukanye ariko nkabasabira ngo Imana ibafashe ibahe umugisha. Uyu munsi wa none rero tugiye gufatanya ijambo dusanga mu byakozwe n'intumwa mu bice 6. Aya magambo ni amagambo cyane cyane tureba umugabo witwa Steven. Steven yari umuntu w'Imana, yari umuntu ushimwa n'Imana ndetse agashimwa n'abantu kubera ubuhamya bwe bwiza cyane, kubera ko yari yuzuye umwuka wera, ari umunyakuri, ari umuntu ufite imbaraga z'Imana, ukoreshwa n'Imana. Mbese muri iki gihe twavuga ngo yari umukiranutsi w'Imana, inyangamugayo, umuntu barebaga bati uyu ni umuntu w'Imana koko. Muri kiriya gihe rero nawe yabaye umwe muri 7 batorewe kuba abadiyakoni. Abadiyakoni bizewe, bari bizewe muri icyo gihe cyabo. Intumwa za Yesu zari zimwizeye, ndetse n'abandi bafatanije umurimo w'ubudiyakoni, cyane cyane wo gufasha abapfakazi bacikanwaga icyo gihe, basaga nk'aho bibagiranywe mu itorero, ntibabone ibyo kurya, babaga bashonje, ariko baravuga ati aba bantu, abapfakazi tubashinze aba bantu 7. Steven nawe yari umwe mu babitagaho mu kubamenyera ibyo kurya, mu kubafasha ndetse no kubabwiriza ijambo ry'Imana no kubakomeza. Uyu munsi wa none naho tujya tubona abadiyakoni mu matorero amwe n'amwe bagira abadiyakoni, kandi umudiyakoni agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo, ngo ufite umudamu umwe, umugabo uba wizerwa mu buryo bwose. Steven rero yarizerwaga mu gihe cye. Dukomeje tukareba ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu Steven yari umuntu wuzuye umwuka wera, yari umuntu wuzuye ubuntu bw'Imana ndetse n'imbaraga, kandi Imana yaramukoreshaga cyane, ngo yamukoreshaga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, urabyumva ute mwene data? Kugira ngo Imana iguhagurutse ujye kuvuga ijambo ry'Imana, tuvuge wenda ni mu muhanda cyangwa se ahandi abantu bateraniye, Imana ikagukoresha ibitangaza n'ibimenyetso kandi bikomeye bigaragara. Ni ukuvuga ngo abantu icyo gihe barakiraga, bagakira indwara, abandi bagakizwa, umubare w'abakijijwe ukiyongera, bikagaragara ko Steven yari umudiyakoni wuzuye umwuka w'Imana. Yari umudiyakoni wuzuye umwuka wera, wakoreshwaga n'umwuka w'Imana, wakoreshwaga n'umwuka wera. Tubona n'abandi bantu b'Imana bagiye bakoreshwa n'umwuka wera, ariko uyu munsi turibanda kuri Steven. Turebe ikintu twamwigiraho bene data, turebe natwe twuzuye umwuka w'Imana uyu munsi wa none, ukuntu Imana natwe yadukoresha. Nawe yagukoresha ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, abantu bagakizwa, abantu bakabohoka, abantu bagakira, atari ukuvuga ngo ni bya bindi abantu bikoresha byo guteka imitwe, ahubwo umwuka w'Imana, umwuka wera uri muri wowe niwo wagukoresha nk'uko yakoresheje Steven. Kubera ko umwuka wera yamukoreshaga, umwuka wera akamukoresha ibitangaza bigaragara, byatumye haboneka abantu bababara, abantu barakara, abantu bamwanga, ari abo twita opposition. Haboneka opposition imurwanya, haboneka abantu bamurwanya. Mwene data,
iyo uri mu bihe byiza, iyo Imana hari ikintu igukoresha, haboneka abakurwanya mu itorero, haboneka abakurwanya hanze y'itorero, haboneka abantu bagupinga. Abo nabo ngo barabonetse, baragenda baramwegera bamugisha impaka. Ubwo wenda baramubazaga ati ibi ukora ubikoreshwa nande? Ibi ukora ubikuye hehe? Ibi ni ukuri? No muri iki gihe niko bimeze nshuti yanjye. No muri iki gihe hari abantu bashobora kuza bakakugisha impaka ati ibi ngibi ukora ntabwo ari wowe ubyikoresha. Tujya twumva abantu b'Imana nabo barimo kuvugwa amagambo atariyo. Baturiye afite imyuka mibi, uyu afite arakoreshwa n'ikuzimu. Ibintu nk'ibyo ntibamenye ko umwuka w'Imana akora ibitangaza. Ntibamenye ko iyo wuzuye umwuka wera agukoresha ntabwo ari imbaraga zawe, ahubwo umwuka w'Imana arakora agakiza, abantu bakabohoka, abantu bakiyongera mu itorero, abantu bakaba bazima kubera ko umwuka wera ari muri we. Nawe Steven uko byagenze, Imana ngo yamukoreshaga ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Aya ni amagambo dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 6 ku murongo wa 8. Nuko ngo haboneka abamurwanya benshi cyane, baramwegera ngo bamugisha impaka. Ku murongo wa 10 ngo nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Amena. Ntabwo bazabasha gutsinda umwuka wera ukuvugisha. Nuhaguruka ugakorera Imana, ibitangazo bigakoreka, abantu bagakira indwara, wabisabye Imana, Imana yabiguhaye ikaguhiza impano, hazaboneka abakurwanya, abakwegera bakugisha impaka. Ariko iyo ari Imana ibikora ntabwo bazagutsinda, ntibazatsinda ubwenge n'umwuka w'Imana bikuvugisha. Ibyo ntibishoboka, bazakora ibyo bashoboye kose. Aba bantu rero nabo basanze Steven bamugisha impaka, nyamara ntibamutsinze kuko ntabwo batsinda ubwenge bw'umwuka w'Imana wamukoreshaga. Imana ishimwe cyane. Abo bantu bamugishaga impaka bo banzi, abo navuga ngo no opozisiyo yahagurutse, baravuze bati ntabwo dushirwa, turashira agahinda ari uko uvuyeho. Bati ntidushirwa. Bakora izindi nama, bacura iyindi migambi, baravuga bati noneho reka dufate abantu, abagabo tubafate tubagurire. Babaha ruswa, babaha amafaranga, baravuga ati nimugende mumubeshyere, muvuge ibintu by'ibinyoma kugira ngo ahagarare. Mugende bavuga ngo twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana. Baravuga ati nimugende mubwire abanditsi, mubwire abakuru n'abanditsi bamusumire. Mugende. Baramufata bamushyira abanyarukiko, baramufata bamujyana mu rukiko. Baguriye ba bantu, baramusumira, baramujyana, bamujyana imbere y'urukiko. Muri icyo gihe cyabo byari bikomeye cyane. Nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma nanone, baravuga bati uyu muntu ntabwo asiba gutuka ahera n'amategeko, kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. Baramututse baramubeshyera. N'ibyo uyu munsi wa none birahari. Satani afite abantu akoresha wo kurwanya abantu b'Imana n'uyu munsi wa none. Iyo ari umuntu w'Imana wuzuye umwuka wera koko, atari ibintu bavuga, barakubeshyera pe. Ukoresha ijambo ry'Imana, ukoresha Bibiliya, usengera abantu bagakizwa, umwuka wera gukoresha, byanze bikunze nawe umera nka Steven. Urabeshyerwa. Turababona bagiye babeshyerwa. Ariko icyiza nakubwira kirimo, nta muntu n'umwe cyangwa abo bakoreshwa na Satani bazatsinda umwuka w'Imana, kuko uri muri twe, uri mu bantu b'Imana afite imbaraga kuruta Satani ubakoresha. Amena. Afite imbaraga kandi niwe ufite byose. Imana niyo yahagurukije Steven, bamujyanye mu rukiko koko, arabihorera, baramujyana. Ariko reba ijambo ngiye gusorezaho ku murongo wa 15. Kwibutse ko turi mu Byakozwe n'Intumwa ibice 6 ku murongo wa 5 bariho dusoreza. Aravuga ngo abicaye mu rukiko bose batumbira Steven,
baramureba bose bamuhanga amaso, babona mu maso ha Steven hasa n'aha marayika. Haleluya! Babonye mu maso ha Steven hasa n'aha marayika, harabagirana, hafite ubwiza budasanzwe. Ubwo genda avuga nti abo bantu b'abanyarukiko niba koko ari abanyakuri bahise babona ko Steven abeshyerwa. Amaso yarabahaye barirebera bati ahubwo abantu bamuzanye nibo banyabinyoma. Iyo uri umunyakuri bigaragara no mu maso hawe. Iyo uri umuntu wuzuye umwuka w'Imana uranezerwa, naho bakubeshyera, aho bakujyana bakakuvuga ibinyoma uranezerwa. N'uyu munsi wa none hari abantu babeshyera abandi, hari abantu bacura imigambi mibi yo kukwanga, kubera ko Imana igukunda, kubera ko hari umugisha urimo ubona, kubera ko Imana igukoresha, bakakuvuga ibinyoma kugira ngo bakwambure iyo migisha, bakwambure ibyiza, ariko Imana iri muri wowe. Haleluya! Imana iri muri wowe. Iyo wahuye nayo, iyo mufitanye ubumwe, iyo ariyo koko yakohereje, iyo wuzuye umwuka w'Imana, nta muntu ukunesha. Ubwiza bw'Imana bukubonekaho. Ntabwo kandi ushobora kuva ku murimo w'Imana, naho bagufunga, naho bagukubita, ibyo bakora byose uba ufite Imana muri wowe. Babonye ubwiza bw'Imana, barabonye kurabagirana n'Imana. Imana ni igitangaza. Gukunda Imana no kuyikorera no kuyiha uri umukiranutsi, ntabwo ikureka ntigusiga. Ubwiza bwayo bukugumaho. Babonye arabagirana nk'abamarayika. Ndibaza ko abanyarukiko, abacamanza bahindukiranye bariya bazanye Steven bamubeshyera. Ndibaza ko nabo batsinzwe, byabakoze ku mutima, bati uyu muntu arabeshyerwa. Mwene data, aya magambo kwigishije iki? Aya magambo kwigishije iki? Urumva bimeze biti? Urumva uhagaze he noneho? Urumva niba wajya gutinya kuvugira Imana ngo abantu batazakurwanya, ngo abantu batazakuvuga, urumva uhagaze he? Urumva wemeye kwitanga nka Steven? Urumva wemeye kuvuga uti ngewe ndavuga ijambo ry'Imana, ndareka Imana inkoreshe, ndababwiza ukuri uko bigenda kose bibe uko? Uhagaze he nshuti yanjye? Ese jye biti? Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none ku wa gatanu tugomba guhitamo, ukavuga uti uko byagenda kose ndamera nka Steven, uko byagenda kose ndaguma ku Mana, naho bazanyopoza bakangirira nabi, bakambeshyera, bakagurira abantu ruswa zikaboneka kugira ngo bambeshyere ibibi, bambeshyira ibintu bitari ukuri, ngo umurimo w'Imana uhagarare, cyangwa se ngo nanjye ndekeraho ncike intege, ntabwo nzabyemera. Reka dukomeze inzira y'Imana nshuti yanjye, dukomeze inzira y'Imana, kuko iyi nzira y'Imana ngo ntabwo yoroshye. Iyi nzira y'Imana ntiyoroshye. Ushobora no kwangwa n'aba mu itorero, ushobora no kugishwa impaka n'aba mu itorero, ushobora no kurwanywa n'abantu musengana. Ibyo ntibizaguca intege, ahubwo komeze wowe urebe Yesu, bakujyane mu rukiko bakubeshyere, ariko ukomeze urabagirane. Imana ntizakureka, ahubwo uzagira ubwiza, uzasa n'abamarayika. Haleluya! Uzarabagirana. Imana ikugirire neza. Ndizera ko hari ikintu wungutse muri iyi mesaje cyo kudacika intege nka Steven, tukemera tukabeshyerwa, tukemera tukagira opozisiyo, tukemera bakatujyana mu rukiko, ariko tugahagarara mu kuri, tukareka umwuka w'Imana n'ubundi agakomeza akadukoresha, mu maso hacu hakarabagirana. Ibyo ari byo byose Imana iratuburanira, turi kumwe, ntizakureka nk'uko itaretse Steven. Nagira nkwifuriza umunsi mwiza, kandi ngushimira amasengesho yawe, ngushimira ko wakoze subscribe, ngushimira ko ugiye koherereza abandi iyi mesaje ujye kuyibasangiza, ngushimira ko rwose umurimo ukomeje kubw'ijambo ryayo, kandi reka dukomeze, tuzahembwa kuko Steven yahembwe. Tuzakomeza ubutaha tureba igice cya kabiri cya Steven uko byamugendekeye nyuma y'aha ngaha. Umunsi mwiza bene data, ndabakunda mwese, tuzakomeza vuba cyane bidatinze. Be blessed.